turabashuhuje bene data bakundwa mudukurikiye, niba ari mu gitondo, niba ari ku manywa, niba ari nijoro, bitewe n'aho uri. Turavuze ngo Yesu ashimwe. Mumeze mute? Turi kumwe n'umuryango wa Ayera Ministries, umuryango w'ivugabutumwa rihembura imitima. Hari hashize akanya mutatwumva, none twagarutse ku murongo. Mumeze mute rero? Umwaka muri kuwusoza mute? Murumva mwiteguye gutangira undi gute? Mufite izihe ngamba? Yego, twajeho kugira ngo dufatikanye. Twongeye kubatumira umukozi w'Imana Pastor Munezero, reka nawe agira icyo atubwira kijyanye no gusoza uyu mwaka no gutangira undi, duhumuriza imitima y'abadukurikiye. Pastor, karibu, turakwakira, twari tugukumbuye. Imana ibaha umugisha. Meze neza? Imana irandinze kandi n'ubuntu bugeretse ku bundi. Yego. Hanyuma nitwa Pastor Munezero. Ago twari duheruka, ariko gusoza umwaka tutavuze Yesu. Aya ntago byaba ari ni umwe mu myaku ibaho ku isi cyane. uwo mwaka watera n'urubuga, watera na kamera, watera n'umuvugabutumwa. Byari byiza ko umuntu asoza avuze Kristo Yesu, tukavuga imbaraga, akabivuga cyane. Amen. Cyane ko abenshi la majorite bitegura nivuka kwibuka ivuka rya Yesu. Ubwo rero twavuga uzavuka, ariko ntibibe mu magambo gusa, bikaba no mu bikorwa. Nibyo. Njya rero ngo mvuge kimwe mu bintu byinshi biri ku mutima wanje, ariko icyo ndi buvuge ndakivuga tumaze gusenga. Yego. Kansengera abantu kugira ngo babyaze umusaruro ibyo tugiye kuvuga. Ko Kristo arimo abwiriza abantu, hari abatarabibyaje umusaruro, ariko abandi babibyaza umusaruro. Kadusenge rero ibyo tugiye kuvuga. Nakwibutsa ko ibyo tuvuga atari byo bafata gusa, ahubwo haba hari n'abantu b'abahanga uvuga rimwe bakumva kabiri. Nibyo. Kristo ajya gukora igitangaza ikana, Mariya yaravuze ngo, nyina yaravuze ngo icyo ababwira mu gikore. Bumva kenshi, bumva kabiri, bumva gatatu. Ntibatindiganije. Ndagushimye Kristo ko watugiriye neza. Gusoza uyu mwaka n'ubuntu bugeretse ku bundi. Si kubw'amaboko, si kubw'imbaraga, ni kubera bya bindi watuvuzeho. Ariko ntaho wagiye uracyakora. Senge abantu bose tugiranye iki kiganiro, tugafatanya no kugisoza kugira ngo babibyaze umusaruro. Nyambaje nizeye izina ryawe Yesu Kristo, urakoze. Amen. Amen. Tudatinze rero, numva ibyo twavuga twabihera ku ijambo, twakwishingikiriza ku ijambo. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka ibice 9 umurongo w'14. Umurongo w'14 haravuze ngo bari abagabo nk'ibihumbi 5. Bari abagabo nk'ibihumbi 5. Nuko abwira abigishwa bati, nimwicaza abantu inteko yose ibemwe abantu 50. Babigenza batyo, barabicaza. Yenda ya mitsima 5 n'ifi 2, arararama areba mu ijuru, arabishimira, arabimanyagura, abiha abigishwa be ngo nabo babishyire abo bantu. Nuko bararya bose, barahaga, bateranya ubuvungukira busigaye, buzura intonga 12. Kristo Yesu ashimwe. Amen. Umuntu wese ushoje umwaka bari mu mibare, nujya kuwutangira abari mu mibare. Niyo mpamvu nanjye nshatse kuganiza abantu kimwe mu byatuma imibare yabo ishoboka. Koko ubwenge bw'umuntu nibwo bugena imibare afite. Hari abafite imibare miremire n'abagira imibare migufi, ariko nje nashatse ko abantu batinyuka, ntibagire ubwoba nk'abagushijisha. Cyane cyane ko iyo dusoza umwaka haba hari ubuhanuzi, birahiye, biratemye, biraridutse, bigize gute, bizapfa, bizagira ute. Ariko nge nzanye ubutumwa bw'ururutse umutima. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Nje guhumuriza n'abatagira igiceri mu mufuka. Biracitse rwose. Nje guhumuriza n'abatagira n'isogisi ryo kwambara. Nge mfite ubutumwa bukomeza n'abatagira amazu,
abarushe n'abaremerewe mbafitiye ubutumwa. Amen. Mfite ubutumwa buryoheye abantu. Nakoze ubushakashatsi nsanga iyi mesaje nzanye iraryohera abantu. Si ubutumwa bwuririra ku butunzi dufite, ahubwo ni ubutumwa bwuririra kuri Yesu dufite. Kristo Yesu, tugiye kwiyi mibare kugira ngo twihute. Ibi birahita byemeza Jado turi kumwe kuri kamera, biremeza nawe n'abandi baduteza amatwi. Ibi biragabanya umuvuduko w'amarira abantu bafite, bigabanya umuvuduko w'agahinda abantu bafite. Ejo nzamera nte irasha. Irasha ku bantu bizeye iri jambo, kuko tugiye kumva iyi mibare. Iyi mibare iravuze ngo bari nk'ibihumbi 5. Ibi ni estimation. Bari nki nuko estima bakavuga. Ariko abagore utababariyemo n'abakobwa. None hagiye kubamo imibare igiye kubamo. Aleluya. Iravuze ngo bagiye kurya. Kandi abwiye abigishwa be ngo mukore umushinga wo kugaburira abantu. Turagaburira abantu bangahe? Ibihumbi 5. Ibihumbi 5 n'abagore n'abana babo. Turababije. Impamvu mvuze ngo abantu nibakora bije barasara, nuko bije ya Yesu ihabanye na bije y'abantu. Kuko abigishwa 12 bafite bije, bafite kuvuga ngo ni imitsima 5. Haleluya. Bakavuga n'amafi 2, ifi 2 n'imitsima 5. Iyo bije ntibaho ku mwana w'umuntu. Mwamashimwe cyane. Amen. Nta ibyo bikoze, niyo mpamvu nakubwiye ngo hari imbaraga nzanye mw'uyu mwaka utaha, ibitangaza bikoretsemo. Iyo ukoze imishinga y'ibyo ufite ugasiga ibyo Yesu afite, imishinga yawe irapfa. Kuki abigishwa bagize ubwoba? Amen. Barebye ibyo bafite bibagirwa ibyo Yesu afite. Baravuga ngo dufite imitsima 5, bibagirwa imitsima Yesu afite. Baravuga ngo dufite ifi 2, bibagirwa ifi Yesu afite. Buriya impamvu mbaganije nuko ndi kubibutsa ko abantu bari muri Kristo Yesu hari ibyo Yesu abafitiye. Amen. Hari bije yakoze. Bakora bije rero nari mpamagaye abantu bose bantega amatwi, ari abicaye kuri vora batwaye imodoka, bamenye ngo hari icyo Yesu abafitiye. Ari imfubyi, ni se w'imfubyi. Bivuga ngo kuva ari se w'imfubyi hari icyo Yesu afitiye imfubyi. Muri 2025 hari ibyo yarabigaragaje muri uyu mwaka. Uyu mwaka Yesu yagaragaje ko hari ibintu adufitiye, ubwo nibiza byazaga n'ibindi, ariko Yesu akagabura. Iri jambo ndifuza kurishira mu banyabwenge bafite bike bizera ko bazapfana ibyo, bamenye ko hejuru ya ducyo ufite iyo hariho Yesu. Yesu ni byose kumufite. Icyo nkundiye Yesu rero atumye kwaba abantu ngo mukore umushinga wo kugaburira abantu ibihumbi 5. Baravuga ngo igishoro, arababwiye ngo igishoro ni imitsima 5 n'amafi 2. Iyo mibare izacanga abantu, yananira abantu batagira Yesu. Niyo mpamvu nakubwiye ngo nahishuriwe. Aleluya. Nahishuriwe icyo umuntu yakwambukana imibare ikazemera, no kwambukana Yesu. Amen. Nahishuriwe Yesu mu mafi 2, mbona 5 birahaza. Bitanizera ko tuzahaga. Uravuga utese kuvuga ibiryo n'ubundi n'Imana ijya kurema umuntu yamanje kumuremera ibyo azarya. Mu buzima bugize umuntu harimo n'ibyo kurya. Nabonye ntaratekereza ku byo kwambara, mbonye ko mu butayu Abisirayeli imyenda itabasaziyeho. Uyu Yesu njewe ngiye gusenga nsaba umuntu wese mu mibare afite ararike Yesu ayimukorera. Ndavuga ahantu 10 Yesu yakoze imibare yananiye abantu bose. Iyi mibare ya 25 ushaka ubura umukecuru uzakenera Yesu. Hari imibare abantu batazashobora, ni imibare Gado. Hari imibare abagabo batazashobora keretse yinjiyemo Yesu. Hari imibare abahanga batazashobora keretse niba yikorerwa na Yesu. Kuko mu mibare mike dufite
mu mibare mike Munezero afite harimo imibare y'Imana. Iyi hageze rero nduzura. Amen. Nawe ukuzura. Amen. Na Chantal akuzura. Na Jado akuzura. N'abantu bakuzura. Mu mibare ya Yesu bigisha baravuga ngo aba bantu twicaje ntibashobora guhaga. Yesu arababwira ngo muzi ibyo mufite ntimuzi ibyo mfite. Ibyo mbafitiye biruta ibyo mufite. Barahaga. Ndaganiza abantu batuye isi ntiyare mu mwaka idafite ibyiza tugaburira mu mwaka. Ntiyare mu mwaka idafite ibizaturinda. Nafashijwe cyane mbonye ko Kristo afite bije iruta iyo dufite. Ntabwo agendera kuri referi maki ya dogora. Afite bije akora kandi akayikora atabikubwiye. So baricara barongorerana ngo ariko rero Yesu aratumwaza. Narindi kubwira abatuye isi ko Yesu ataje kutumwaza, ahubwo yaje kutukura mu kimwaro. Amen. Aravuga ngo ariko Yesu aradusebya. Ntabwo impano za Yesu ari izo gusebya abigishwa, ahubwo nizo kubakura mu gisebo. Ubwo ngahanura ngo ntabwo tuzaseba dufite Yesu, ntabwo tuzamwara dufite Yesu. Ibi ndabitangaje. Hari abantu bari ku rubuga barimo barambaza bati ko tuza abantu bababaye kandi bafite Yesu, nibarebe iherezo ryabo barahita babona ko ndi kuvuga ukuri. Ahari kurira kwararira umuntu, ariko barize bibutse igisubizo ndakibonye rero. Bamwaye Yesu atarakora, basebye Yesu atarakora, bumiwe Yesu atarakora, ariko aho ahagurukiye imibare ya Yesu izadushoboza kwambukanya 2025. Nta kindi turebyeho. Abari muri Kristo Yesu nta teka bazacibwa. Nta uzavuga ngo bazapfa badahetse. Iryo teka ntiribaho. Nambukanye na Yesu, nawe wambukane na Yesu. Ubutumwa nzanye bw'umwaka busoza umwaka bukambukanya umwaka, nubuvuga ngo soza umwaka uri kumwe na Yesu, uwutangira uri kumwe na Yesu, azagukorera imibare. Imibare azayikora. Nidashoboka azayishobora. Ambukana na Yesu. Gendana na Yesu. Umunsi Zakayo abonanye na Yesu, amadeni yarishuwe ndetse bakubakane. Icyo mvuze umunsi imibare yananiye abantu bo mu bukwe bw'Ikana, baravuze ngo iyi mibare iremera ubwo Yesu ahari. Imibare Yesu yakoze nta muhanga wayishobora. Imibare yo gufata amazi ukavuga igahinduka divayi, iyo mibare ku isi nta wayishobora. Nta wavuga ngo amazi ahinduke, ariko Yesu twambukanye nawe ahindura n'ibyanze guhinduka. Ibyo bitumye muha icyubahiro. Hari letika edariasiya de fari makiado. Ndavuze ngo yaravuze amazi arahinduka. Ndi kuvuga ngo hari abantu batari kunyumva. Yaravuze ngo imitsima ihita iba myinshi. Ntabwo we yagiye guponda ngo agure amafarini. Mu ijambo rye. Ntabwo yaguze isukari. Ibi impamvu imibare ducanga dukenera amaproduit chimique n'ibindi dukoramo ibintu, ariko mu ijambo avuze atagiye gutira. Yaravuze ngo muvome amazi mu bukwe bw'Ikana. Bagiye kumwara. Ndi gutangaza ko tutazamwara. Abafite ubukwe mwihangane, mupfa kuba mubuteguranye na Yesu. Pointre birarangiye rero. Reka mvuge Yesu uvuga bikaba yategeka bigakomera. Ndi kuvuga kwambukana na Yesu. Ijambo ryarambwiye ngo abantu bambukanye na Yesu niba nyura no mu mazi ntazabatembana, nibaca mu muriro ntibazanasha, bazagenda babwiza imbaraga. Hari abantu batinya amarozi ngo aho ntuye. Umva umuti w'uburozi rero. Umuti w'uburozi navumbuye ni ukwambukana na Yesu. Yesu ni umuti. Yesu ni umuti kuko aravuze ngo umwizeye azajya ikintu cyica cyere kugira icyo kimutwara. Kumwizera egare medicament traditionnel. Ni n'imiti ishobora kuvura. Yazuye Lazaro atamuhaye ikinini. Ngewe icyo nifuje ni kimwe, nuko abantu bambukana na Yesu. Ukomeye cokora ikosa mutakora. Ikosa abasore, abakobwa, abagabo batakora ni ukwambuka batagira Yesu. Iriya mibare ntibayishobora. Ntabwo imibare izashoboka niba utambukanye na Yesu. Itegura ikimwaro. Ikimwaro cyo kirahari. Wikwirirwa uja gusenga ngo ubaze ngo nzamera nte. Niba imibare yo muri 25 ari wowe gusa uzayikora. Itegura ikimwaro.
niba abana 10 ufite ukagira n'umudamu wa 11 ukagira n'umukozi wa 12 niyo nda yawe ya 13 niba imibare ari yawe gusa itegure ko baziba bakamara n'ibigega by'abandi ariko niba wambukanye na Yesu azabagaburira completement bazarya bazahaga bagwiza imbaraga kuko uzajuraja kurya bivugeho niyo uzabura umwagenti wicaye kwako gatebe wicaye Yesu azatubura izo miti ucuruza birahagije Yesu adakoze kuri telefone yawe akavuga ngo miti y'umukize agakira ndavuga Yesu rero kwambukana naye reka mbabwire niba permis de conduire ariyo wambukanye gusa akaba atari Yesu ntabwo iyo permis izashobora imibare ntabwo iyo permis izishura amashuri yishure ibi amazi yishure abanyerondo yishure iki etc ntabwo yabyishura yishure n'ibiti uzukurya ku munsi ukurya wirenganya permis de conduire rwose uyirenganya ntabwo yashobora imibare ariko Yesu ayifashe mu ntoki akavuga ngo iyi permis yihaye umugisha manshi izahita igaburira 5 kandi uko nema ntabwo uko twambutse ibyangombwa bizakora bizagira imbaraga bitewe n'ubikoresha Yesu uvuga bikaba yategeka bigakomera yatumye ku mahanga ngo wabiburayi urasaba kugendana na Yesu ambukana na Yesu ibindi arabishoboye waba muri Amerika muri Aziya aho uri hose aho mu bihugu by'Abarabu murakenera Kristo kuko nahishuri w'ikintu gikomeye niwe uzakora imibare abantu batashobora azakora imibare papa atashobora mama wawe atashobora azakora imibare niyananiye muganga Yesu arayishobora ndaguha urugero imibare yari yabacanze Mariya na bene se yabacanze Lazaro yapfuye ndetse yanutse ariko Kristo abakorera imibare niba unyumva niba unyumva jado mutangariza abantu ko hari imibare muri 25 itashoborwa na paracetamol ahubwo igashoborwa nuko Yesu avuze ko icyo kinini unyumve sindwanya imiti ariko ndimo ndavuga imiti Yesu ashoreye ikinini Yesu ashoreye kigukiza ako kanya kuresha igishorewe n'ubwenge bwawe reka nkubwire iyi arabicaza ibihumbi 5 nafashe umugabo nsomye muri Bibiliya ijambo rivuga ngo abantu bashonje bagore 7 bazaje ku mugabo umwe bamubwire ngo tugaburire ndakuba nsanga ibihumbi 5 nsanga abagore bari nka 35 nsanga abana bari nka 70 fata 35 biba nka 40 nshize kuri 70 biba nk'ibihumbi 120 mbona Yesu uwagaburiye ibihumbi 100 imitsima 5 n'amafi 2 atangaje ko kwambukana nawe mu kwa mbere bizemera mu kwa kabiri bizemera mu kwa gatatu bizemera Mose yari umuvuga urashobora kumbwira uti mfuta ubuhanuzi bukomeye ubutumwa ntibureba abapagani gusa burareba wowe wahanuye n'inyoni zikaguruka wowe wahanuye n'ibihunyira bigapfa ngutumweho ngo kugira ngo ubuhanuzi bwawe bugire imbaraga ambukana niyabivuze ambukana niyavuganye nawe ndabizi ko werekwa n'iby'inyoni yariye urerekwa mwana wama urerekwa ukerekwa Bibiliya urayizi yose warayise ariko nagutumweho Abisirayeli bageze ku nyanja imibare yarabacanze irabacaga baravuga bati tuje gushaka imva iyo tuvuye baje gushaka imva ariko hari umwana witwa Mose amenya ko Uwiteka ari urakora imibare aravuga ngo mwebwe nta mibare murakora imibare Yesu yayirangije imibare Yesu yayirangije kandi bati yayirangije ati abanyegiputa mubona timuzongera kubabona ukundi Aroni aramubaza ati iyo mibare niko iteye Mose aravuga ngo niko iteye Uwiteka yarangije imibare inyanja aravuga ngo nabyo Uwiteka yabirangiye yakoranye na Luka mu budokteri bwe imibare niho dokteri umva kanama nkugiri nshigiye ku bintu uzi mwana wa mama gerekaho Yesu
ishingiye ku bintu uzi ukuntu ubaga mu bwonko, ukabaga amenyo, ukabaga umugongo. Dogite umva kubwire kuzaniye ubutumwa bishiremo Yesu, noneho uzabaga n'ibicucucucu. ibintu uzi ngutumweho ngo Yesu abijemo, noneho akira icyubahiro Yesu abijemo. wowe ufata igufa ryo mu kaguru ugakeba inyama kwita kukayitera ku kaguru, wowe rero niwe ugiye kugerwaho. noneho uraje urakeba niyo kurwara, n'urwara uraje uteranya n'urundi, niba Yesu abijemo. icyo mvuze ni Yesu uje muri 25. Hari abanyarwanda bafite ubwoba ngo imirimo izarumba. oya, muzi ibirumbarumbizwa byanyu, ariko Yesu ntarumbye. yabantumyeho ngo azakora imibare tujye duhaye. mwamenye ko hari n'abazasagura. Dufashe kandi tugere neza. hari imibare nakoze nsanga basaguye ibiruta ibyo bashoye. basaguye intonga 12 kandi bashoye utuntu 7. ngaho kora imibare. Yesu yabahaye ubwo bingahe? Mwama dufashe kandi tugere neza. mbatangarije ko umwami Yesu mwambukanye ari umugabo ukomeye. yakoreye imibare Esteri, abwira Esteri ati uzaba umwamikazi. Esteri aravuga ati ariko nubwo munyemerera ubwami, ku mwami hari umugore. ndavuga imibare ya Yesu. iyo mibare yari ikoze completema, aba ari umwami uyikora, arayikora kandi ayikora mu butware n'ubushobozi. abantu batuye isi mbifurije kwambukana na Yesu. Amen. Nge nicyo nifuje ko bambukana na Yesu. Iminota yagenda mvuze uko twagendanye akankorera imibare yari yarananiye. Umwami dufashe kandi atugerereza. hari imibare nakoze kera kugira ngo nzagire igikundiro, nshaka ibaba ry'inyange. kandi inyange ni nziza. urumva ni imibare nari nakoze kandi abantu barambwiye bati uwambaye ibaba ry'inyange aba yakomeye. ariko ndagira ngo nkubwire ngo urishira aha ugasanga na ya nyange yapfuye mbere yawe. ariko icyo mvuga Kristo ntapfa, ariho, azahoraho iteka ryose. gerageza bino bintu ntimubihinyure mutarabikora. bikore uyu mwanya, fata umwanzuro. ndagutangarije ngo waba ukoze ikosa wambutse muri 25 utambukanye na Yesu, ntabwo imibare yawe wayishobora. ntabwo wayishobora rwose. mwana wa mama ushobora kuba ufite akamoto, ntabwo ako kamoto kazerera mu murwa ngo kazashobora imibare iri iwawe. uzakenera Yesu, uzabitubura. uwatubuye imitsima 5, uwatubuye amafi 2 akabihaza abantu 5,000 birenga, bagasagura 12. hari irindi banga nasomye mw'iri jambo, barabitahanye babigera imuhira. yaravuze ngo kugira ngo bamenye ko mwabanye nani, nimuture n'ibintu bigera imuhira. mwaje nta biri imuhira, murataha hari ibiri imuhira. babonanye na Yesu imuhira nta gihari, ariko bataha imuhira hari ikihageze. hari icyo tugeza mu rugo kubera Yesu. Amen. ibyo kandi finale biravuze ngo hari ibigeze imuhira. ubu sindimo nigisha, ndimo ndahanura ku bantu bizeye. hari ibigeze imuhira kandi hari umugabane duhawe. kamvuga icyanyuma kiryoshye rero. abantu bambukanye na Yesu naho bazapfa bazongera babeho. ngaho kandi rero azabazura babeho. nibutse umuntu witwa Elisa. yarapfuye hashize umwaka, basangana ari kumwe na Yesu. ngo bamutuyeho umurambo, ngo Elisa arahaguruka. Yesu umurimo baravuga burya umaze umwaka upfuye Yesu umuntu ari kumwe. aravuga ngo tunari kumwe na hano naguye ari kumwe naje. ndi kuvuga Yesu uzabana nawe no mu rupfu. ntabwo nzanye ubutumwa buvuga ko tutazataha. tuzataha, ariko tutarataha hari umugabo turi dukorana turi ku isi. yabantumyeho ngo mbabwire ngo mumwizere nk'umugabo ukomeye mwambukanye. imfubyi zambukane naye. mbere yo kugira ikindi cyose upanga kwambukana nacyo, ambukana na Yesu, arabishoboye. uwakoze imibare ku 5,000 yemeye nawe kugukorera imibare. ndifuza ko twasenga Imana, ariko mbere yo gusenga hashobora kuba hari icyo utumva, kuko nawe iyi mibare birashobora ko yagwa yagucanze. ukavuga uti mushumba ibi wabikuye. nabikuye mu ihishurirwa rivuga ko imibare igiye gucanga abantu, ariko Yesu akabicanga murakabisayura
akabishira ku murongo n'ibidashitse yabivugaho bigashika. None hari icyo mbaza ngo dusenga Imana? Hari icyo mbaza Imana iguha n'ukuri. Uratubwiye uti rero buri kintu cyose buri mubare uri gukora ushyiremo Yesu wambukana. Mu by'ukuri bano bantu bari bagize ubwoba ubwo yababwiraga ngo bagaburire abantu bati se uwo mushinga banze kuwukora. Niyo mpamvu n'abatizeye nibatumva ubutumwa ntibarakora imishinga. Ko abantu basanzwe bakora imishinga y'ibihari, ariko Yesu n'uwibiboneka n'ibitaboneka. Iri mishinga turi gukora rero ni y'ibyo dufite ushizeho n'ibyo Yesu adufitiye. Urumva ibyo Yesu adufitiye ni byinshi. Muri makeya uri kumara ubwoba abantu bashaka kuba barumvise ubuhanuzi bavuga ngo biracitse ngo 2025 nimutagira kuzagenda gutya, ariko utwemeje yuko niba twambukanye na Yesu. Umva nkubwire iyo mibare yayikoreye Moridekayi yakatiwe 0:8 igiti kihashinze. Nijoro 3:00 saa 4 umwami akora imibare buca urupfu rwagiye ku wundi. Uyu Yesu ashoboye imibare ikomeye cyane. Ntuza yari yabwiye ab'Ininewe babwiwe ko ari iminsi 40 bagapfa, barapfukama bareba uyu Yesu nta wundi barebye, abakorera imibare barabwirwa ngo mwongere mubeho. Imibare y'urupfu nayo yarayishoboye. Ezekiyasi yarabwiye ngo urapfa none iyerekera ivure. Yesu amukorera imibare amwongera 15. Ni Yesu gusa wongerera abandi igihe. Imana idufashe kandi atugire neza, kandi n'abaganga bongera umwuka ariko bawongera kugifita kuka, ntabwo bawongera mu mupfu. Buryo umupfu abaganga bamupombye niyo bapombamo amagaze 400 umukwa ntiwakora. Umwuka areruye umwuka w'abaganga ukora wuririye kukuka ka Yesu kari gukorera mu muntu. Nyemerera dusenge. Hari ikintu mbaza, ntabwo babwibihe Yesu ari ku ngoma ko bari badukurikiye. Nukuri kubivuga udafashijwe cyane ntufite ubwoba na oya ntabwo bamfite ntabwo bafashijwe rwose. Iyo mibare ya Yesu hari umuntu wize wumva wayishoboye imitsi 5 guhaza 5 ampurisi ugasagura n'ibyo ujana iwawe. Barebye ibyo bafite ntibareba ibyo Yesu abafite. Arega nimureba Yesu mwambukanye mwireba Yesu gusa ya na a na e na sa na u na ka na ra na i na sa na to. Nimurebe n'ibyo dufite. Niba ureba Yesu nzi umwana wari warahumye Yesu amukorera imibare ku bitaro byarananiranye afata icyondo. Iyo ni imibare Yesu akora. Ubundi icyondo kiratokoza, ariko mu mibare ya Yesu kiratokora. Nta muganga uzafata icyondo ngo arakivuza amaso uretse uyu wo hejuru. Icyo niyanzuyeho nkubwire. Imibare ni muyikore, ariko mwicaranye na Yesu abasha gukora ibiruta ibyo dutekereza. Amen. Ngwaye ijambo Jota. Nta kibazo kimwe mbaza ko mbona useka nk'uwo byagize. Iyi mibare hari icyo ivuga? Nawe yamukoreye umubare yafashijwe. Nta mibare yagukoreye. Numva nahamagara Kristo agakorera abantu imibare muri 25. Nuko tuzahurira mu manohera azaza yo muri 26 tuvuga ngo yarahabaye ari ku ngoma. Tuvuge ngo yarahabaye. Hari ikimenyetso kimwe naho abantu kimwe gusa tugasenga. Nibafata imibare yabakoreye mu mwaka ushize, kandi iyo yakoze si yazongera gukora. Azakora iruta iyo yakoze. Ko Yesu naramuvuye agenda akora duto kugeza ageze ku kintu gikomeye. Niyo mpamvu itangira riba rito ariko iherezo rikaba rinini. Niyo mpamvu tuzatangira turi mu isi ariko bikarangira tumaze n'imyaka 3 n'igice mu kirere n'imyaka 1000 muri paradiso. Iyo umuntu azaba ku isi izaba mike kuyazaba mu ijuru. Ndavuga Yesu wabambwe ko yabantumweho ngo hari ibyo abafitiye mwikora imibare muhereye ku dutunguru n'udutomati mubitse. Nimurebe ibyo Yesu afite mu kiganza akuramburiye amaboko. Niwe wenyine wavuze ngo abarushe n'abaremerewe bamusanga aragira ute arabaruhura. Tutarasenga rero abari baduteza amatwi no kuvuga ngo subiza amaso inyuma, wibuke ahantu waba warugiye kugwa ukavuga utantu ndava gute, ariko mu mibare ya Yesu ukabona uvuyeyo. Uravuga utabana banjye Minervare ariko mu mibare ya Yesu ubona biratungaye. Wari urwaye ufite imanza ufite ibintu byinshi uwibaza ngo bizagenda gute, ariko mu mibare ya Yesu umuntu uvuga ngo mba nsenze ariko ibintu ngambivana mu gusamba, ibintu ngambivana mu kwiba,
ntagira ndabigenza gute nakubwira ko Yesu ari byo dufite ntariye ruswa sinzakomera ndacuruje ibiyobyabwenge sinzakomera ekada nazanye ubutumwa buvuga ngo urakomeye utariye ruswa urakomeye udashambanye urakomeye utibye hari uvuga ngo nintagambana sinzakomera rekera umuntu umwanya we reka umuntu agutegeke Yesu afite undi mwanya yaguha ntabwo imyanya yose iboneka ari uko uhitanye abo bakuyobora bareke basugire basagambe batera imbere muri leta y'ubumwe na leta z'ibindi bihugu noneho nawe ushaka icyo Yesu agufitiye ikimenyetso ngiki mwana wanje jado nuko iyi mitsima Kristo yagabuye ntawe yateye muri burangeri nta muntu ufite imikati yateye mu zandi mago ngo agiye kuyishaka ahandi imana dufashe kandi atugire neza ankijije rero adatomeye mu tuzu tw'abandi ankijije abigishwa rero bo bari bameze nk'abo ntavuze ngo baramubwiye ngo tureme isoko tuje guhaha ngo aba bararya cyane arabwira ngo nanjye sindahaha ndi Yesu ni Yesu kugaburira atagiye guhaha aravuga ngo mfite imbaraga ziruta isoko mwiringi mfite imbaraga ziruta ibyo mu isoko mfite imbaraga ziruta ibyo muri butike ntabwo nkugaburira ari uko utoboye butike sinkugaburira ari uko utoboye amazu ya rubanda ndakugaburira ari uko ari inzu utoboye ukanyinjiramo nanjye nkakwinjiramo ndagushimye Kristo ndaguhimbaje kuri umwana uyu mwanya kw'isaha defo ekenema dufite imibare iturusha imbaraga dufite imibare iturusha ubutwari abakobwa bafite imibare ibarusha imbaraga ababyeyi bafite imibare ibarusha abize bafite imibare ibarusha imbaraga abakomeye bafite imibare yabaruhije imbaraga ndetse isi yacanze abantu ariko dutumyeho niduhumuriza abantu tubabwire ko muri duke bafite uzatwuririraho ukabaha byinshi badafite mu tuvuta duke bafite kwa Obadiya ubyuririyeho wishura amadeni ariko batagiye kwiba mu dutsima duke abigishwa bafite ubyuririyeho bararya barahaga ariko batagiye kwiba zefika dego mu gakoni gato Mose afite ubyuririyeho ashobora ingabo za Farawo kandi adafite inkoni nini mu kiganza cya Mose nicyo ukoresheje ubyuririyeho ashobora abakonikoni mu tuzozi duke Yosefu yarose utwuririyeho inyenyeri n'ukwezi n'izuba bimwikubita imbere ndagushimiye ko abanyarwanda abanyamerika abazungu n'abirabura abarabu n'abarekone mape bazabona imibare yawe bakazaduhamagara batubwira ngo umunyamibare uruta abanyamibare yadukoreye imibare byambaje nizeye kuzamperaho ukankorera imibare kugira ngo izi nyigisho zimfate keneye imibare yawe keneye imibare yawe mu rugo rwanje keneye imibare yawe mu bana bawe keneye imibare yawe ku mudamu wawe keneye imibare yawe mu butunzi bwawe keneye imibare yawe ku bashumba keneye imibare yawe mu itorero keneye imibare yawe muri ADP keneye imibare yawe mu badivandiste keneye imibare yawe mu bayeberi nkeneye imibare yawe mu bakatolika nkeneye imibare yawe mu Rwanda nkeneye imibare yawe muri leta y'ubumwe bose babona imibare ikozwe n'Imana nkeneye imibare yawe kubicaye ku modoka nkeneye imibare yawe kuriya muntu ugiye kudepoza nkeneye imibare yawe kuriya muntu ufite ubukwe nkeneye imibare yawe kuriya muntu urwaye wanze gukira nkeneye imibare yawe kuriya umaze imyaka 38 nkeneye imibare yawe kuriya urwaye ibibere nkeneye imibare yawe kuri nama nkeneye imibare yawe kuri kugambanirwa nkeneye imibare yawe kuri Morodekayi wagambaniye nkeneye imibare yawe kuri Sawuli urembeje Dawidi nkeneye imibare yawe kuri Mariya Orimasi Afika nkeneye imibare yawe kuri Sara umaze imyaka 100 adahari nkeneye imibare yawe kuri Aburahamu nkeneye imibare yawe kuri Yosefu wanzwe na bene se nkeneye imibare yawe kuri Esteri w'umunyagano ariko akaba akeneye icyo wamuvuzeho nkeneye imibare yawe kuri Karebu wibagiranye kandi yaravuganye nawe Kadeshi Barunaye nkeneye imibare yawe kuri Tabita wapfuye kandi yarahaye abantu amakanzu nkeneye imibare yawe kuri utuka imbere ya Pawulo
bimenyekane ko dufite Imana. Nkeneye imibare yawe Karumeli kubagoswe n'abarozi, kubagoswe n'abarozi, kubagoswe n'abarozi, kubagoswe n'abarozi. Nkeneye imibare yawe kugira ngo bimenyekane ko ari wowe, bimenyekane ko ari wewe. Nkeneye imibare yawe kuri Eliya wabwiwe ngo ntarararaho ugahita uvuga ngo azarinda aja mu ijuru adapfuye. Nshimiye imibare yawe mu Rwanda, uturere twose t'u Rwanda udukorera imibare. Ahari ibiza uhashira ibyiza, ahari induru uhashire impundu, ahari amarira uhashire ibyishimo, ahari ubugumbo uhashire kubyara, ahari ubutindi uhashire ibyo kurya, ahari induru uhashire amahoro, n'imipaka yacu yishireho amahoro. Unyumvishe wese uri masi ya fika dego, utubure duke afite tuvemo byinshi atagira kuko ushizeho ibya. Yambaje nizeye izina ryawe Yesu, urakoze. Amen. Urakoze kudutuburiye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Imiye Kristo rero nitwa Pastor Munezero. Mbizibyunzwe kubera numvisha ibyo Yesu afite. Mwihangane cyane, ni mwiza. Ariko ndimo ndahumuriza abantu ko bagiye gutungurwa n'imibare akoze. Ugiye gutungurwa n'imibare Yesu agukoreye. Hanyuma nimero ni 078 666 89 232 cyangwa se 788 21 23 bitewe n'igihugu urimo. Rero washiraho ako uwo mubare mubanza birahagije. Uwo ni Pastor Munezero Yohani Damascene Burengero, wagiriwe neza akambukana na Yesu akagira imibare iruta kure cyane ibyo yari yapa. Mugira amahoro y'Imana. Amen. Bakureba ukuntu wambaye costume nziza. Haleluya. Iyo ni imibare ya Yesu. Ni imibare ya Yesu. Amen. Imana ibahe umugisha. Turabakunda, tuzakomeza ubutaha. Mwambuke neza 2024, mwinjire 2025 muri kumwe n'imibare ya Yesu. Imana tugira neza, Imana duhana umugisha. Mwari kumwe na Ayera Ministries, umuryango w'ivuga butumwa rihembura imitima. Niba nawe uhembutse, pepera Yesu, umubwire ngo urakoze mwami Yesu ko tugiye kwambukana 2025. Amen.